Bakristo bavandimwe bana b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri iki cyumweru cy'abatisimu ya Nyagasani tariki 10 Mutarama 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 55 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Yemwe abafite inyota nimugane ku mazi, niyo mwaba mudafite feza nimuze mwese. Nimusabe ingano zo kurya ku buntu. Nimuze kandi munywa amata na divayi nta feza nta n'ubwishyu. Kuki mwatagaguza feza yanyu ku biribwa bitari byo, n'imari yanyu mwakayitanga ku bidashobora kubahaza? Nimutege amatwi rero munyumve kandi murye ikiri cyiza, murongere ibyishimo byanyu mu biribwa biryohereye. Nimutege amatwi, nimunsange, mwumve maze muzabeho. Nzagera namwe isezerano rizahoraho, nzabakomereza ibyiza nasezeranyije Dawudi. Dore naramugize umuhamya mu miryango yose, aba umutware n'umutegetsi w'amahanga. Nawe ihanga utazi uzarihamagara, n'ihanga ritigeze rikumenya rizakwirukira, ku mpamvu y'Uhoraho ari we Imana yawe, no kubera nyir'ubutagatifu wa Isiraheli waguhaye ikuzo rye. Nimushakashake Uhoraho igihe gishobora kubonwa, nimumwiyambaze igihe kiri hafi. Umugome nareke inzira ye, n'umugiranabi areke ibitekerezo bye. Nagarukire Uhoraho azamwereka impuhwe ze, ahindukirire Imana ikenutse ku mbabazi. Kandi ni koko ibitekerezo byanyu si byo byanjye, n'inzira zanjye si zo zanyu, uwo ni Uhoraho bivuze. Nk'uko ijuru ryisumuye cyane ku isi, ni nako inzira zanjye zisumuye kuri zanyu, n'ibitekerezo byanjye bigasumba ibyanyu. Nanone kandi nk'uko imvura n'urubura bimanuka ku ijuru, ntibisubireyo bitabobeje ubutaka, bitabomejeho imyaka kandi ngo biyikuze, ngo bihe umubibyi imbuto n'ifunguro rimutunga, ni nako ijambo risohotse mu munwa wanjye ritangarukaho amaramasa, ritarangije gushaka kwanjye ngo risohoze icyo naritumye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo yakirira isomo rya mbere, indirimbo ya Izayi umutwe wa 12 umurongo wa 2 n'umurongo wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Muzavoma amazi ku masoko y'agakiza mwishimye. Dore Imana umukiza wanjye, ndamwiringira kandi singira ubwoba, kuko imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ari Uhoraho, ni wowe wambereye agakiza. Nimushimire Uhoraho murate izina rye, nimwamamaze ibikorwa byo mu mahanga. Nimubisubiremo muti izina rye ntikirangirire. Nimuririmbire Uhoraho kuko yakoze ibintu by'agatangaza, kandi mu byamamaze munsi hose. Rangura ijwi uvuze impundu wowe utuye i Siyoni, kuko nyir'ubutagatifu wa Isiraheli utuye iwawe rwagati ari igihangange. Muzavoma amazi ku masoko y'agakiza mwishimye. Isomo rya kabiri niryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Yohani intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Nkoramutima zanjye, umuntu wese wemera ko Yezu ari Kristo yabyawe n'Imana, kandi n'umuntu wese ukunda Imana umuvyeyi akunda n'uwabyawe nayo. Dore icyo tumenyera ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana kandi tugakurikiza amategeko yayo. Dore gukunda Imana icyo ari cyo, nuko twakurikiza amategeko yayo. Kandi amategeko yayo ntavunanye, kuko icyabyawe n'Imana cyose gitsinda isi. Intsinzi kandi yaganje isi ni ukwemera kwacu. Ninde utsinda isi atari uwemera ko Yezu ari umwana w'Imana? Uwo nyine niwe waje kubw'amazi n'amaraso, aba Yezu Kristo. Yaje atari kubw'amazi yonyine, ahubwo kubw'amazi n'amaraso. Ni Roho ubihamya, kuko Roho nyine ari ukuri. Ubwo rero hari ibintu bitatu byo kubihamya: Roho, amazi n'amaraso, kandi byose uko ari bitatu birahuje. Niba twakira ubuhamya bw'abantu, ubuhamya bw'Imana bwo burushijeho, kuko ari ubuhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 1 umurongo wa 7 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yohane Batista yigishirizaga mu butayu avuga ati: uje nkurikiye andusha ububasha, singwe no kunama ngo mpfundure udushumi tw'inkweto ze. Ngewe nabatirishije amazi, naho we azabatirisha Roho Mutagatifu.
Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti ho muri Galileya aza kubatizwa na Yohani muri Yorodani. Akiva mu mazi abona ijuru rirakingutse na Roho Mutagatifu amumanukiraho nk'inuma. Nuko ijwi rituruka mu ijuru riti, uri umwana wanjye nkunda cyane unyizihira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo nitwishime dukuze Kristo waduhaye kugira uruhare kuri we twiteranwa nawe. Reka nanjye nishimire ko ndi umukristo kuri umunsi w'abatisimu ya Nyagasani. Rero tugende kuri gatikisimu ya Kiliziya Gatolika no ku byanditswe bitagatifu tumaze gutega amatwi, tugiye kugaruka ku ngingo ebyiri: impamvu Yesu yabatijwe n'ibisubizo bitandatu ku bibazo twakwibaza kuri batisimu. Mu isomo rya mbere turumva barata amazi. Amazi ni ikimenyetso cy'ubuzima. Ni koko ubuzima ni ubuntu bw'Imana. N'abatisimu dukiza ni ku buntu. Umuhanuzi yagize ati, iyo mwaba ufite inyota nimugane ku mazi, iyo mwaba mudafite feza nimuze mwese, nimunywe amata na divayi nta feza nta n'ubwishyu, muzavoma amazi ku masoko y'agakiza mwishimye. Na Yohani mu isomo rya kabiri aragaruka ku bimenyetso bya Kristo bidukiza, amaraso n'amazi nk'ibimenyetso bitanga ubuzima. Ati, Yesu umwana w'Imana niwe waje kubw'amazi n'amaraso. Ni koko bavandimwe, kubatizwa ni ukwemera Yesu Kristo umwana w'Imana. Yesu uyu nguyu dukesha umukiro, izina rye akaba ariryo dukizwamo. Niwe mbere yo gutangira ubutumwa bwo ku mugaragaro ku myaka 30 aje asanga Yohani kuri Yorodani ngo mubatize. Mbega kwiyoroshya kwa Yesu! Ese koko Yesu yari akeneye kubatizwa? Umukateshese yari kwigisha abana bari kwitegura gukomezwa, nuko baramubaza bati, ni kuki Yesu abatizwa ari mukuru? Ubwo si yo myaka 30 yose yayimaze ari umupagani? Abo bana mwarimu abaha ikizamini ati, dufite abigishwa bakuru, abasaza n'abakecuru bazabatizwa ku cyumweru. Kuri mwebwe muruva bazaza gusaba penetensiya ku wuhe munsi? Bamwe bati bazaza ku wa gatanu, abandi bati bazazinduka ku cyumweru mu gitondo kare kugira ngo baze kubatizwa batarongera gucumura. Mwarimu arabasubiza ati, nta penetensiya bazasaba, ntayo bakeneye, kuko batarabatizwa, kuko batisima ryo sakramento ry'ibanze muri 7, nta rindi ribanziriza, nta rindi wahabwa utarahabwa batisimu, kuko batisimu ari sakramento Kristo adukiza mu icyaha cy'inkomoko n'ibyaha byacu bwite twakoze tutarabatizwa, akaduha ubugingo bushya bw'abana b'Imana muri Kiliziya ye. Amen. Abana bongera kwaza mwarimu bati, none se kuki Yesu yabatijwe nawe yavukanye icyaha cy'inkomoko? Burya Yesu nawe yari umunyabyaha nkatwe, wasanga nawe yarajyaga akora mu nkono. Mwarimu ati, Yesu ni umwana w'Imana, yewe afite Roho Mutagatifu ku buryo bwuzuye kandi nta cyaha yigeze akora. Ariko mutege amatwi mbabwira impamvu 3 z'ingenzi zatumye Yesu abatizwa. Iya mbere, guha agaciro Yohani Batista, kuko abafarisayo n'abigisha amategeko n'abakuru b'umuryango baramupingaga bagahinyura batisimu ye. Yesu rero yaje kubatizwa na Yohani, ahabwa na batisimu wo kwisubiraho ya Yohani, kimwe nk'abandi banyabyaha bose bazaga kubatizwa: abasoresha, abasirikare, indaya n'ibyomanzi. Yesu rero ni ukugira ngo mushimire, yerekane ko batisimu ye yaturukaga mu ijuru kandi ko yatumwe n'Imana. Bityo Yesu atanga urugero rwiza rwo kwisubiraho mu bwiyoroshye. Ese ngewe ndiyoroshya? Impamvu ya kabiri ni ukudukingurira ijuru. Yesu amaze kubatizwa yatagatifuje iriba rya batisimu, amazi ya batisimu, nibwo ijuru ryakingutse. Niyo mpamvu namwe bana mwabaye abakristo, mwabatijwe mupfa ku cyaha, muzukira ubugingo mu rupfu n'izuka bya Kristo. Muri batisimu mwambaye Kristo. Yesu yadukinguriye ijuru. Ni koko ubatijwe mu izina rya Yesu ahita aba umukristo, umwana w'Imana. Iyo ubatijwe nibwo ushobora kwinjira mu ijuru. Impamvu ya gatatu ni ukwigaragaza ko ubutatu butagatifu. Ari nabyo Sirilo w'i Yerusalemu yavugaga ati, iyi batisimu ya Yesu c'est l'épiphanie de la Sainte Trinité. Ni ukwigaragaza ko ubutatu butagatifu kugira ngo habeho Kristo uwasizwe, hari uwamusize ni Imana Data, hari n'amavuta yamusize, uwo ni Roho Mutagatifu. Amen. Ni ukujwi rituruka mu ijuru riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira. Iyo umaze kubatizwa uba ubaye umwana w'Imana, usabwa gukora neza ibishimisha Imana. Abana bati, mwarimu urakoze gutubwira impamvu 3 Yesu yabatijwe, ariko reka tukwibariza utubazo tw'amatsiko. Kuki ababyeyi bombi b'abakristo
bakize icyaha cy'inkomoko kandi bitonda cyane pe ari ntangarugero. Kuki babyara umwana ufite icyaha cy'inkomoko? Mwarimu ati buri muntu wese arakivukana, uwavutse wese aba agifite keretse Bikira Mariya. Mu mavuko abiri, kuvuka bwa mbere mu nda ya mama wawe bizana icyaha cy'inkomoko, kuvuka bwa kabiri mu nda ya Kiliziya cyo cyaha kirakira kandi buri muntu ku giti cye. Kuvuka ku mubiri naissance de la chair urakivukana, kuvuka kuri roho batisimu nouvelle naissance kirakira. Chacun est responsable de son propre péché. Nta uvukira undi, buri wese aravuka ku giti cye, nta nucumura mu kigwi cy'undi, nguko buri wese akiri icyaha cy'inkomoko ku giti cye. Abana barongera bati none se mwarimu, kuki hari ababatizwa mu mazi menshi ngo ni Yorodani, ngo nibo bari kwigana Yesu, tukabona abagatolika bo bakoresha imitongo 3? Ese bwaba ari ubugugu cyangwa bwaba ari ubukene bw'abagatolika? Mwarimu ati muri Kiliziya hemewe uburyo butatu bwo kubatiza n'amazi, 3 formes de baptême: immersion, infusion et aspersion. Amazi menshi immersion, bagakwinika inshuro 3, kugushahira aspersion cyangwa kuyagutera inshuro 3, no kuyagusuka ku gahanga infusion inshuro 3. Icyingenzi ni ukubatiza abari kuvuga ari amagambo y'ubutatu butagatifu, ngubatije ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Kandi bana mujye muzirikana ko umuti udakorera ubwinshi. Batisimu igizwe n'amazi n'ayo magambo, amazi yaba make yaba menshi uko ari kose batisimu irafata. Ariko nanone mumenye ko atari ayo mazi nyirizina akiza ibyaha, ahubwo Yesu ntama w'Imana niwe nyir'ubwite, niwe ukiza ibyaha by'abantu. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. None se mwari, kuki umukobwa wabatijwe mu baporo tubona padiri amwakira gusa ntiyongere kumubatiza? Ni ukugira ngo atarakara cyangwa ni ukugira ngo yibonere umusore vuba vuba? Mwarimu ati batisimu uvuye mu Protestanti turayemera kuko ibirimo bya bintu bibiri, amazi n'amagambo y'ubutatu butagatifu, kandi umuntu abatizwa rimwe gusa. Batisimu rero ni ikimenyetso kidasibangana, ntawe ubatizwa kabiri, bwaba ari ubuhakanyi. Ikibazo cya nyuma, umwana ati ngubu se ko papa yari yaratangiye kwigira batisimu, none korona yabyitambitsemo, ubusa apfuye atabatijwe, ubwo ntiyajya mu ijuru? Ko kujya mu ijuru bisaba batisimu? Mwarimu ati batisimu nk'ikimenyetso kidusukura, ikaba n'urufunguzo rwo kwinjira mu ngoma y'ijuru. Winjira mu ijuru ari uko utunganye. Habaho rero ubwoko butatu bwa batisimu muri Kiliziya Gatolika, 3 types de baptême umuntu ashobora kubatirizwamo: l'eau, sang et désir. Amazi, amaraso n'icyifuzo. Batisimu y'amazi, baptême de l'eau, hari ubwo bishoboka kubanza kwigishwa ukabona kubatizwa. Ni ukubatizwa bakamusukaho amazi bamuvugiraho amagambo y'ubutatu butagatifu. Naho batisimu y'amaraso, baptême du sang, le martyr, ni wa muntu nubwo yaba atarahawe batisimu y'amazi apfa aho inyemerere ya Gikristo agahobwa Imana. Hanyuma batisimu y'icyifuzo, baptême du désir, ni umuntu ushobora gupfa yari yaratangiye urugendo rwo kubatizwa nk'umwigishwa, kubera uko kwemera ko n'icyifuzo cyiza apfanye, ubwo akaba arabatijwe. Bisaba ukwemera rero. Mwana humura, papa we ni umwigishwa wari uri kwigira batisimu. Aramutse apfuye atabatijwe, Imana yamwakira ku mpuhwe zayo. Nubwo korona yabyivanzemo ikazitira amasakamento y'abana b'Imana, Imana ireba nanone uwo mutima mwiza, ubwo bushake, bonne intention. Mbese icyambere ni imyiteguro, ukisukura, ukitunganya. Ni nabwo isakamento ribona aho rifata, kuko n'ubundi iyo uhawe isakamento utiteguye neza, n'ubundi ni nko gusuka amazi ku ibuye. Nibwo usanga hari n'abakristo babatijwe bakanakomezwa yewe batazagera mu ijuru, kubera ko nyuma bahindanyijeho umwambaro wa batisimu, bakomeje kwiyandarika, bakomeje kwishora mu ngeso mbi. Abo nta mugabane bazagira mu ijuru. Nuko rero muhore mwiteguye, ntawamenya iyi korona iri guturirira cyane. Mwebwe rero muhorana amatara yaka, urumuri rwa Kristo rubarange. Nubwo korona yakameza, ariko abantu bagakomera ku Mana, icyo nicyo Yesu ashaka. Icyo nicyo Yesu ashaka muri batisimu, kumukomeraho buri munsi. No muri Covid, iyibukiro rya mbere mu mibukiro y'urumuri, Yesu abatirizwa muri Yorodani, dusaba inema gukomera ku masezerano y'abatisimu. Nuko rero bana b'Imana,
mukomere kuri batisimu yanyu, mugende muhamye Kristo hose, ntimugasebye Yezu Kristo. Twese abakristo twitiriwe bana b'Imana, Yezu Kristo akuzwe iteka ryose. Amen. Mugire icyumweru cyiza. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.